Haleluya kandi inshuti bene data, turacyarimo turaganira ku gusenga. Uyu munsi tuje kuvuga ngo ni hehe hantu heza ho gusengera. Ni hehe hantu heza ho gusengera, kuko abantu bagira ibintu twabonye ko umuntu muri we hari igice, hari gap, hari umwanya utahazwa n'ikindi kintu cyose. Twabonye ko umuntu akenera Imana, ndetse abantu bajya bagira ingendo ntagatifu, abajya Imaka, abajya za Kibeho, mbese bakajya ahantu hatagatifu ngo gusengerayo. Kandi ikintu gitangaje, benshi iyo bafashe ingendo bajya no gusengera ahantu bumva bizeye barakira. Ikintu kiba ni iki? Nuko abantu benshi baba bibwira ko aho hantu bagiye Imana ihari kurusha ahandi hantu, bakajyayo babishyizeho umutima, telefone bazikuyeho, ibindi bintu byose babiretse, bicujije ibyaha, bakagenda batunganije imitima, bakaba babona ibyo basabaga, atari uko nyamara wenda ubwo Imana iri aho hantu kurusha ahandi, ahubwo bitewe na attention bagize bageze aho hantu. Rero turi kwibaza, hirya y'izi ngendo ntagatifu abantu bakora, hirya y'ubu butayu leta ifunga abantu bagakomeza bakabujyamo, mbese izi nsengero bafunga no kuvuga ngo twagize agahinda gakabije, turi kwibaza ahantu heza ho gusengera ni. Mu by'ukuri Bibiliya ntabwo yigeze itegeka ahantu hamwe abantu bagomba gusengera, ntabwo yigeze ivuga ahantu hamwe precision ivuga ngo ahangaha umuntu utazahasengera sinzamwumva. Oya, ntabwo ari uko ijambo ry'Imana ryavuze. Ntabwo ijambo ry'Imana ryigeze ridutegeka ngo muzasengera ahantu. Isengesho ntirigira ahantu hamwe hihariye ushobora gusengera. Ntabwo hari ahantu hihariye hategetswe gusengerwa, ahubwo aho ariho hose hafashe umutima kubana n'Imana wahasengera. Nagira ngo ubwire ko Imana wayisengera ahantu uri hose. Ahantu uri hose wahasengera Imana. Ahantu uri hose wahasengera Imana, uko byagenda kose ni ukuri nta kintu cyakubuza gusenga Imana. Reka dusome muri Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 4, turebe ikintu Bibiliya yabivuzeho. Haravuze ngo umwami arambaza ati, hari icyo usaba? Nuko nsaba Imana nyir'ijuru. Maze nsubiza umwami nti, niba umwami abikunze kandi umugaragu nkakugiriraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basogokuruza, mbone kuwubaka. Hano Nehemiya yari yasavingaga ibwami, yaserivaga ubwami ngo yamuhaga vino. Imana rero yaramuhaye umugisha, abona akazi ko gukora ibwami. Ariko ngo yumvishe ko inkike z'i Yerusalemu zasenyutse, yumvishemo ko amarembo yaho yahiye, yumvishe ko i Yerusalemu habaye igitutsi, ngo yumva agize agahinda gakomeye, yumva agize umubabaro, yumva arababaye cyane, ababajwe n'uko izina ry'Imana ryagiyeho igisuzuguriro. Hanyuma ngo yumva haswe n'Imana kugira ikintu asaba umwami, ngo araza ngo arimo aramuseriva, ngo umwami arebye Nehemiya, ngo abona Nehemiya afite umubabaro mu maso, ngo arangije aribavuga ngo uko bimeze kose Nehemiya si uko asanzwe, hari ikibazo afite. Abantu b'Imana iyo ibintu bitagenda mu murimo birabashavuza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ishyaka ry'umurimo wawe rirarye. Ngo umwami arambaza ati, hari icyo usaba? Wumve, umwami yabwiye Nehemiya ngo hari icyo usaba. Nehemiya mbere yuko agira icyo asaba umwami, ngo arabanza asaba Imana. Rero Nehemiya ntabwo bamubwiye ngo hari icyo usaba ngo avuge ngo kambanze njye mu butayu gusenga. Ntabwo bamubwiye ngo hari icyo usaba ngo avuge ngo reka njye mu rusengero kubanza gusenga. Ahubwo ahagaze aho ngaho atahavuye, nta n'igihe kinini gishize, ngo ahubwo mu mutima we yahise asenga Imana. Ngo ibintu mbere yo kubisaba umwami arabanza bisaba Imana.
kandi ibintu yasabye byose yarabihawe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ahantu hose, niyo waba uri Nyabugogo cyangwa ahantu hari urusaku, wahasengera Imana ikakumva. Ahantu hose wahasengera. Njya mbibona abanyeshuri bajya bazana ibipapuro by'ibizamu, ukabona buri umwe wese arasenze ngo Mana umfashe. Ahantu uri hose wasenga. Ikindi, dusengera n'ahantu hiherereye. N'ahantu hiherereye ugafata umwanya wawe ukavuga ngo ndumva ashaka kwegerana n'Imana. Ukaba hari abantu bumva ngo bajya kuri za mountain prayer, abandi ngo bakajya ku misozi itandukanye. Ariko niba utajya kuri iyo misozi itandukanye, wanasohoka ukajya mu gipangu iwawe, aho ngaho ugapfukama ugasenga hiherereye. Hano dusomye muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 6 haravuze ngo wehoho nusenga ujye winjira mu nzu yawe, weho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhereke usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Hano ngo hari abantu bitwa abafarisayo, ngo bajyaga ahantu abantu babareba, ngo bakazamura isengesho, bakajya bakareba ahantu muri za rompuwe, ahantu hateraniye abantu benshi, bakajyayo bakazamura isengesho, bagapfukama nyine ahantu babareba, kugira ngo bumve ko basenga neza, bazi gutondekanya amagambo. Yesu aravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, ntimukamere nk'indyarya mujya kwiyoberanya, ahubwo aravuga ngo wehoho nusenga ujye ubanza ukinga urugi, uhereke usenge so mwihereranye, nuko se ureba ibyiherereye azakugororera. Icyo Yesu yarashatse kuvuga, nujya gusenga ntabwo ibihe byose uzahora mu kavuyo, ahubwo shaka n'umwanya ujye mu gihe ahantu hatuje hafite attention, atari ugusenga abana baguhamagara, atari ugusenga ngo mu kazi baguhamagara telefone uzikureho, amateleviziyo yazimye, ibintu byose ubizimye, usenga Imana, wividure, uyishime, uyibwire imibabaro, uyibwire ibintu byose bikuruhije udasize na kamwe. Ijambo ravuze ngo so ureba ibyiherereye azakugororera. Rero narindi kukubwira ngo ahantu handi ho gusengera, twari tubonye ko ahantu hambere wasengera ni ahantu aho ariho hose. Niyo waba uri muri toilette wasenga, nta hantu utasengera. Ikindi ni ahantu hiherereye. Ugafata umwiherero, ugafata ahantu hatari urusaku, ugasenga, ugahamagara Imana, ngo Imana yumva ireba hiherereye izakugororera. Ahandi hantu heza ho gusengera ni mu rusengero, ni mu materaniro, aho hantu naho wahasengera. Iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 25 havuga ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Narindi kubabwira ko ahandi hantu heza ho gusengera ni mu rusengero, cyangwa ahandi hantu mwahuriye. Mushobora kwiyoruganiza mugahura muri benshi, mushobora guhurira mu rugo rw'umuntu, mushobora guhurira ahantu hatandukanye, ariko ijambo rivuze ngo ntimukirengagize guterana kwera. Reka tuvuge mu nsengero. Ahantu naho ku rusengero mwaba mwahuye muri groupe isenga, mwaba mwahuye muri korali musenga, yaba ari amateraniro y'abera, hari ayo kwirirwamo cyangwa se ayo ku cyumweru cyangwa ikindi gihe mwasenga, ahangaha naho Imana yabumva. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ahantu heza ho gusengera ni ahantu aho ariho hose wahasengera, wakwisenga wiherereye, no mu rusengero wagira gute,
wahasengera. Bibiliya nta hantu yigeze ivuga ngo umuntu uzasengera aha nzamwumva, ngo uzasengera hariya sinzamwumva. Kuko gusenga ni ubuzima kandi bikorwa buri munsi, kandi ijambo riravuga ngo nk'uko umutima utareka gutera niko natwe tutagomba kureka gusenga. Narindi kuvuga ngo wabuze aho usengera, ugasanga umuntu yaravuga ngo mpaka ngo ngiye Kanyarira. Kanyarira ni heza, ariko naho hafi yawe aho rwose imbere y'igitanda wahapfuka mugasenga kandi ijuru rikagutabarana imbaraga zose. Rero narindi kukubwira ngo aho usengera wasengera hafi yawe. Ndagira mubwire ko ahantu hose ijambo ryaravuze ngo aho muzakandagira hose nzahagira hanyu kandi hazaba hera. Rero aho ibirenge byawe biri aho ngaho uri hose wahasengera. Wivuga ngo ubwo mbonye ngo mu kwezi gutaha aribwo mbonye koje nzajya Kanyarira ngo nibwo nzasenga. Yampaye oya, witegereza ngo amakonje n'icyo gihe wenda uzajyeyo, ariko ibyo bintu wari kuzashyira uri gushyira mu kwezi gutaha mu mwaka utango nibwo uzajya mountain prayer. Bisengera ubu Imana irabyumva. Ngaho reka dusengane wowe wari uvuga ngo nabuze ahantu ho gusengera. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza kandi wandikishije iby'urukundo rwawe. Tumaze kumenya ko ahantu hariho hose igihe icyo ari cyo cyose watwumva kandi amasengesho yacu yakugeraho. Ngaho bana natwe komeze kutugirira neza kandi udusukire imbaraga z'umwuka kugira ngo tubashe gusenga mu uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data, kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data.
ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu